waba wari uzi ko hari ibinyoma byahimbwe n'abantu bituma hakira bamwe abandi bagahera mu bukene? Ngiye kukubwira ibinyoma byahimbwe n'abantu bavuga ku mafaranga kugira ngo umuntu wese uzabyemera akabyizereramo bizamuheze mu ruziga rw'ubukene atazigera yikuramo, ndetse no kuzahora akorera abandi ubuzima bwe bwose. Ibinyoma tugiye kukubwira ni ibinyoma rusange bikunda gukoreshwa ahantu henshi. Bimwe ni ibinyoma mpuzamahanga, yewe bimwe nitubikubwira uraza gusanga ubizi cyangwa se utabizi, ariko iyo abantu babivuga neza neza ugira ngo ni ukuri kwambaye ubusa, kandi nyamara ari ibinyoma. Impamvu tugiye kubikubwira nibyo bikomeje gutuma hakira bamwe abandi bagahera mu ruziga rw'ubukene no guhora mu bucakara bwo gukorera abandi, kandi nyamara bakabaye kuba barageze ku ntego zabo. Muri iki gihe intego za benshi ni ukugera ku bukire n'amafaranga, aho abantu benshi by'umwihariko urubyiruko bari gukora amanywa nijoro ubutaruhuka. Intego ari ugushaka amafaranga ndetse no kuzaba abakire, ariko abanzi babo n'abandi bantu muri rusange badasobanukiwe ibintu bakomeje kubaca intege bashingiye kuri ibi binyoma byahimbwe n'abantu kugira ngo hakire bamwe abandi bahere mu bukene. So guys, rero ibintu tugiye kuba twabikubwira ku buryo nawe bitazigera biguca intege, kugira ngo bibe byakubuza kugera ku ntego zawe, bibe byakubuza kugera aho wifuzaga kugera. Ibyo byose urasabwa kubimenya, ari nayo mpamvu usabwa kureba munsi y'iyi video gato ukareba wanditse subscribe, ugakandaho ugafungura inzogera ya mbere kuri all notification, kugira ngo video nk'izi ngizi zikwa-updatinga zikugezaho utuntu tw'ubwenge ujye uzibonera ku gihe, igihe cyose twaporodinze. Ikindi kintu, abantu mwese mumanze mukande like mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu. Ibintu bikomeje gukora ku bantu benshi ngo namwe mubashe kuba mwabimenya amazi atararenga inkombe. Mwese mukande like, murebe ko mwamaze gukanda kuri subscribe, ubundi ibitekerezo byanyu ntibibure aho hasi muri komenti. Abantu bose mwumva turi kumwe mwandika ati turi kumwe hasi muri komenti, ubundi tubashe kugendana neza. Nanone niwumva iyi video ari y'ubwenge yagufashije, wibuke kuyisharinga ku bavandimwe bawe, ku nshuti zawe, abantu bo mu muryango wawe, mu magurupe ya WhatsApp, ubundi buri kimwe cyose gikomeze kugenda neza. So reka dutangire ku kinyoma cya mbere gikomeje gutuma hakira bamwe abandi bagahera mu ruziga rw'ubukene ndetse no mu bucakara bwo guhora bari gukorera abandi. Ikinyoma cya mbere, nuba uri umukene cyangwa se ufite icyifuzo cyo kuzaba umukire, uzumva abantu bakubwira ngo jya ku ishuri wiga utiyigishije, wige cyane uba uwa mbere mu ishuri uzaba umukire. Ese iki kinyoma nibwo bwa mbere wacyumva? Ese ko bavuga ngo jya ku ishuri wiga utiyigishije, wiga amashuri menshi uzaba umukire, mu karitsiye yanyu cyangwa mu mudugudu wanyu aho utuye nta bantu bize amashuri menshi kandi bari n'abahanga, ariko bikarangira aribo bafite ibibazo by'ubukungu, bikarangira aribo bakene, bikarangira aribo bananiwe kwishura amadeni, ariko ugasanga wa muntu wize amashuri make cyangwa se utarigeze kandagira no mu ishuri, ugasanga niwe mukire mu mudugudu wanyu, ugasanga niwe mukire muri karitsiye zanyu. Ibi ngibi baba babwira ngo mujye kwiga, mwiga mutiyigishije, mwiga amashuri menshi, nibyo bizatuma muba abakire. Iyo umuntu agiye kwiga aba ari kwiga kugira ngo azabone akazi keza, azabone akazi ko gukorera abakire, ntabwo aba ari kwiga kugira ngo azabe umukire. Ahubwo igisubizo ahangaha, igisubizo wamenya kuri iki kinyoma cya mbere, ubumenyi uhora wiga buri munsi, ubumenyi ukura mu mihanda, ubumenyi ukura mu buzima bugoye uhura nabwo bwa buri munsi, nibwo buzatuma uba umukire. Ubumenyi ufite ku bijyanye no kuba wakora bizinesi, ibyo bintu nibyo bizatuma uba umukire. Naho uzasanga umuntu utarigeze akandagira mu ishuri ari we mukire wa mbere kuruta umuntu wamaze imyaka myinshi ari mu ishuri, yicaye ku ntebe y'ishuri ari kwiga. Aha, iki cyari ikinyoma cya mbere, kandi nizera ko mwese mwamaze kugisobanukirwa no mu buzima musanzwe mukibona. Ikinyoma cya kabiri, abantu bazakubwira ngo kora cyane kandi ukoresha imbaraga nyinshi
uzaba umukire. Ese bibaye ari byo koko iki ngiki atari ikinyoma cyo kuvuga ngo ukora cyane uzaba umukire, aho ngaho abacukuzi bacukura mu binombe by'amabuye y'agaciro, abakarani bikorera imizigo bari gupakira mu modoka, abikorera imizigo muri za Amazone, abubatsi b'imihanda n'amazu ama etaje, abo ngabo ko ari bo bantu bakora cyane kandi bagakoresha imbaraga nyinshi, aho ngaho ntago ari bo bakire ba mbere ku isi. Ese nta muntu ubona ahora akora amanywa nijoro kandi agakoresha imbaraga nyinshi, ariko gutera imbere bikaba byaranze? Aha ngaha rero iki nacyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, aho uzasanga umuntu ufite imbaraga nkeya ariko ukora ibintu bye akabikorana ubwenge, agahozaho buri munsi adakoresha imbaraga nyinshi, uzasanga ari we mukire kuruta wa muntu wikorera ibintu biremereye, wa muntu ukoresha imbaraga nyinshi z'umubiri. Ubu ngubu ikintu kigezweho ni ugukoresha ubwenge, ni ugukoresha imbaraga z'ubwonko cyane. Ibyo bintu byo kuvuga ngo gukora cyane, ngo gukoresha imbaraga nyinshi, ntabwo ari byo byatuma uba umukire. Ari aho ngaho muri iki gihe turimo, umukire wa mbere ku isi ni Elon Musk. Elon Musk ntabwo ari we muntu urusha abandi bantu bose imbaraga ku buryo yakabaye aba umukire wa mbere ku isi. Rero urumva ko gukora cyane, nta gukora ibintu bitanga umusaruro, utari gukora ibintu biri smart, urumva ko ibyo bitashobora kugukiza. Gukora cyane byonyine ni ikinyoma. Ikinyoma cya gatatu, barakubwira ngo ideni ni umuriro wo kotera kure, ideni ntabwo rishobora kugukiza. Ese urabitekereza ute uramutse ufashe ideni ukaguramo nk'amazu yo gukodesha azajya akwinjiriza amafaranga ya buri kwezi aruta ayo wishyura banki? Birashoboka ko ushobora gufata ideni ukaguramo inyubako z'ubucuruzi zikajya zikwinjiriza amafaranga menshi buri kwezi, ukishyura banki ndetse nawe ukabonaho inyungu yawe, igasigara ari imitungo yawe bwite. Ahubwo ideni ribi ni rya deni ufashe ugiye kuryoshamo, ugiye kujya gutembera ku mazi, ugiye kuguramo imyenda ihenze kandi nyamara nta kikwinjiriza. Iyo ufashe ideni waribaze neza, nk'urugero ufashe ideni ugiye kuguramo nk'ubutaka bwiyongera mu gaciro buri munsi, ugiye kuguramo nk'ishyamba runaka, murabizi ko ibiti bikura buri munsi, iryo deni ni ryiza, ahubwo rishobora kukuzamura rikagukura mu bukene rikakugeza mu bukire. So icyo ngicyo nanone cyari ikindi kinyoma cya gatatu. Ikinyoma cya kane nanone uzumva bavuga ukagira ngo ni ukuri kwa nyako, uzumva abantu bavuga ngo amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Ese iyi nteruro urumva idasa n'ukuri 100%? Baravuga ngo amafaranga ni wo muzi w'ibibi byose. Iyo ukibyumva gutya, wari ufite intego zo gushaka amafaranga menshi, wari ufite intego zo kuba umukire, birangira uhise ucika intege, imbaraga wakoreshaga zikagabanyuka. Ariko se koko nawe urabyemeje ko amafaranga ari wo muzi w'ibibi byose? Cyane cyane ibi bintu abanyamadini n'amatorero nibo bakunda kubikoresha cyane. Rero iki kinyoma nucyumva gishobora kuzaguca intege. Nk'uko twatangiye tubivuga, muri iki gihe inzozi za benshi ni ukugera ku bukire ndetse no gutunga amafaranga, ariko ibi binyoma mpuzamahanga bikomeje gukoreshwa, bikomeje gutuma abantu batagera ku nzozi zabo. Kuko nuba uri muri mission yo gushaka amafaranga, umuntu ashaka kuguca intege akaza akakubwira ngo amafaranga ni wo muzi w'ibibi byose, urumva ko azaba aguciye intege. Nibura umuntu ucika intege byoroshye, azaba agushize hasi. Ariko nizera ko wamaze kwitegura umuntu atazigera guca intege. Nimba wumva ko nta muntu uzigera guca intege, andika aho hasi muri komenti ati nta mpamvu yo gucika intege. Andika ijambo never give up, andika ijambo amafaranga aho hasi muri komenti. Guys, ikinyoma cya gatanu rero wamenya wakirindira kure, uzumva abantu bakubwira ngo
ubukire ni ubwa bamwe gusa, ntabwo ari buri wese ufite ubushobozi bwo kuba yaba umukire, ariko ukuri kuri aha ngaha ni uko umuntu wese witeguye kumva ururimi amafaranga avuga, umuntu wese witeguye kwiga amahame yo gutunga amafaranga, amategeko yo gutunga amafaranga, umuntu wese witeguye guhindura imyumvire yemerewe kuba umukire. Ese wari uzi ko iyo leta z'ibihugu ziri gukora amafaranga runaka aba ari amafaranga agenewe abaturage bose? Burya nawe wemerewe gutunga amafaranga, ufite ubwo burenganzira, nawe ufite uburenganzira bwo kuba umukire, nta muntu wakubujije kugira ubwo burenganzira. Kugeza aka kanya niba nawe wumva uri umwe mu bantu bafite uburenganzira bwo kuba abakire, byandikwa hasi muri komenti ati mfite uburenganzira bwo kuba umukire, kubera ko nubiharanira ugahindura mindset zawe ukava kuri iki kinyoma bavuga ngo ubukungu ni ubwa bamwe gusa, ntabwo ari buri wese ugenewe kuba umukire. Ibi ngibi bizaguheza hahandi uvuga ati nyamara n'ubundi nanje impamvu ntari kuba umukire wasanga ari uko nabigenewe. Ako abantu bose biteguye kumva ururimi rw'amafaranga, kugira imyitwarire amafaranga akunda, bizarangira ubaye umukire. Hindura mindset zawe, kandi burya uzabirebe neza niwiyumvisha mu bwonko bwawe, mu mutwe wawe, ukiyumvisa ko ibintu bidashoboka, koko ntabwo bizashoboka. Nujya gukora ikintu runaka ukiyumvisha ko udashobora gutsinda, ushobora kuzatsindwa, koko bizarangira utsinzwe. Ariko niwumva neza ko mu bantu bagenewe gutsinda nawe urimo, ko byagenda kose ugomba gutsinda, bizarangira utsinze. Guys, ikindi kinyoma nanone bavuga, abantu bazakubwira ngo bariya bose uri kubona bakize ni amahirwe babonye. Guys, abantu bose uzabona ari abakire, byibuze uzagerageze kubaganiriza, ntabwo kuba umuntu yaba umukire ari amahirwe, ahubwo barabiharanira, barabitegura, kandi yego n'amahirwe abaho, ariko ujye uhora witeguye, ugira ibintu runaka ukora, aho guhora utinya gutsindwa, utinya guhomba, utinya kugerageza. Ujye ugerageza ibintu runaka, byibuze amahirwe ashobora kuza muri ibyo bintu uri kugerageza, nawe bikarangira ugeze kuri za ntego zawe. So rero kugira ngo ikiganiro cyacu kitaba kirekire, reka tube duhagarariye aha ngaha. Buri munsi tuba dufite ibiganiro byubaka kuri YouTube channel, ariyo mpamvu twibutsa kureba ko wamaze gukora subscribe. Reba iryo buto ry'umukara hano munsi y'iyi video ku ruhande rw'iburyo, sikona buto y'umukara yanditseho subscribe, ukandeho, fungura inzogera ya mbere kuri all notification. Igihe cyose twauploadinze uzajya ubona ibiganiro by'ubwenge bishobora kuguhindurira ubuzima. Ubundi reba ko wamaze gukanda like, reba ko wamaze gusharinga kuri bagenzi bawe wifuriza ko batera imbere, mu magurupe ya WhatsApp, abantu bo mu muryango wawe. Ubundi igitekerezo cyawe nikize kubura hasi muri komenti, koko nimba wumva ibi binyoma tumaze kukubwira ari ibinyoma bya nyabyo ubyemera, nimba hari n'icyo twavuze utemera nacyo uze kucyandika hasi muri komenti. Ubundi ibintu byose bigende neza. Tubifurije gukomeza kumererwa neza, Imana ibahe imigisha mu byo mukora byose. Bye bye, turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde.